Muraho neza nshuti bavandimwe, nongeye kubaha ikaze kuri Byose Niyo TV. Kibasuhuza niyantatiriza bahigiye kumpiga abanzi banziye nkabaziringa mu nzira izo narose zikaba impamo impano y'Imana ntizira amagambo bagambanya banunduka ikiganje. Ndemi bayingana. Kuri ya paje yacu ibinyabuzima, abavandimwe badusabye kuganira ku rugingo rw'umubiri w'umuntu bita impyiko. Impyiko ni ingingo zifite ishusho nk'iy'ibishyimbo, zikaba ziherereye mu nda ahagana inyuma hagati y'amara n'igicamakoma. Umubiri w'umuntu ugizwe n'impyiko ebyiri, iy'iburyo n'iy'ibumoso. Zikaba zitangana kuko iy'ibumoso ariyo nini ku y'iburyo. Bavandimwe, munyemerere turebere hamwe akamaro k'impyiko mu mubiri wacu. Impyiko zidufasha kuyungurura amaraso, zikura imyanda mu mubiri igasohokera mu nkari. Akamaro ka kabiri, zidufasha gusohora ibisigazwa by'imiti n'iby'ibiyobyabwenge mu mubiri. Akamaro ka gatatu, zidufasha mu kuringaniza igipimo cy'amazi umubiri wacu ukeneye. Akamaro ka kane, zidufasha kurekura imisemburo igenga umuvuduko w'amaraso. Akamaro ka gatanu, zidufasha mu kugira uruhare mu ikorwa rya vitamini D ituma amagufwa yacu akomera kandi akagira ubuzima bwiza. Umwanya wa gatandatu, zidufasha mu kugenzura ikorwa ry'insoro zitukura zizwi nka red blood cell. Bavandimwe, noneho hano munyemerere turebere hamwe imisemburo itatu ikorwa n'impyiko zacu. Umusemburo wa mbere bawita erythropoietin, ukaba ufasha mu ikorwa ry'insoro zitukura. Umusemburo wa kabiri bakaba bawita renine, ukaba udufasha mu kugenzura umuvuduko w'amaraso no kuringaniza ibinyabutabire bya sodium na potassium mu mubiri wacu. Umusemburo wa gatatu bawita cholesterol, udufasha mu kongera ingano ya calcium mu maraso. Noneho hano bavandimwe mumfashe turebere hamwe uko twakwita ku mpyiko zacu zikagira ubuzima bwiza. Icya mbere ni ukugenzura umuvuduko w'amaraso. Hano ni ukwisuzumisha kwa muganga ukamenya uko umuvuduko wacu uhagaze. Icya kabiri ni ugukora imyitozo ngororamubiri iminota nibura 30 buri munsi. Icya gatatu ni ukureka burundu kunywa itabi, inzoga n'ibisindisha bindi. Icya kane ni ukurya indyo yuzuye twibanda ku mboga n'imbuto. Nubwo bihenda ariko ntacyo wagurana amagara. Icya gatanu ni ukunywa amazi meza kandi ahagije, atari bamwe basigaye bavuga ngo atera urubobi mu nda. Icya gatandatu ni ugusinzira bihagije nibura hagati y'amasaha 7 n'8 mu ijoro. Icya karindwi ni ukunywa isukari nkeya y'agasamusamu cyangwa ukajya winywera iyo mu mitobe y'imbuto kuko ariyo nziza kurushaho. Icya munani ni ukurya umunyu muke kuko burya uwo twumva twebwe dukoresheje ururimi uba watangiye kuba mwinshi kurenza ukenewe n'umubiri. Umwanya wa 9 ni ukuringaniza indeshyo y'ibiro byacu kugira ngo umubiri wacu umererwe neza. Hano icyo batubwira ni icyo bita BMI. Abazaba bafite ikibazo kuri BMI bashaka ko tuyivugaho, nabo bazatubwira muri komenti tuyiganireho birambuye. Noneho ku mwanya wa 10 ni ukwirinda gukoresha imiti igabanya ububabare n'uburibwe. Umwanya wa 11 ni ukwirinda agahinda gakabije n'imihangayiko, ukishimira impano iruta izindi
twahawe na ruremabintu ariyo yitwa ubuzima. Umwanya wa 12 ni ukugira umwete n'ubwira, ukinyakura, ngo ni byiza cyane burya bituma impyiko zacu zimererwa neza. Umwanya wa 13 ni ukugabanya umuvuduko w'amaraso n'isukari mu mubiri. Bavandimwe nshuti zacu, reka tubabwire ngo naho ubutaha, kandi twishimiye kubona komenti zanyu, tukishimira subscribe yanyu. Mujye muyikora mutwereke ko mudukunze, nk'uko mbona benshi barimo babitwereka. Turabashimiye kandi tubashimiye bituvuye ku mutima. naho ubutaha.